kunezerwa Mimi Mishu ugarutse kandi turabashimira ko mwongeye kugaruka kuri Why How Why Him. No munsi dufite undi mushyitsi nawe ukomeye, ni umushuti wanjye kuva kera kabisa, haciye imyaka myinshi, haciye igihe kinini twaraganiriye, numva nawe yaba umuntu mwiza vraiment twatumira kuri Why How Why Him. Ni umupapa, bamwe muramuzi abandi ntabwo mumuzi, ariko abamuzi ndabizi ko bizabashimisha kumwumva kuri Why How Why Him. Ni umupapa, akunda siporo, ni inshuti, araza kutwibwira nk'ibisanzwe, ntajya mvuga umushyitsi wacu, aratwibwira tubwire ni muntu ki, ubundi turaheraho. Mu by'ukuri uno munsi, buri munsi ndavuga ngo nta kintu nzi turi buvugeho, kubera ko iyo ngize amahirwe nyine umushyitsi wacu akavuga nta kibazo dukore, nyita dukoreraho bidufatiye, ntabwo tujya dutegura. So mutwihanganire, nituramuka tuvuze ibyo mutanezererwa mwihangane, ariko twe turaganira nk'inshuti ziri hano, ariko ibyo turi buganire twizere ko hari uwo biri bufashe, hari n'uri bugira icyo yigiramo, natwe twese tukagira icyo twigiramo. Sawa rero, watwibwira se? Nitwa Emery Mvuyekure, Mhm. ndi umupapa w'umwana umwe, Umwana umwe. yego, ariko Mhm. single, uri single, yego, nta mufasha. namufasha. Nishimiye kubana namwe rero muri uyu mugoroba, twiganira dore ko hashize n'igihe kinini tutaganira. Si ibyo rata, ni akagoroba k'inshuti. Ni akagoroba k'inshuti, hashize igihe kinini cyane. So ni igihe cyiza kabisa cyo kuganira, nyine umuntu akanashimira ko tukiri no mu buzima, twagiye tubura inshuti nyinshi, inshuti Yego, yego, duhuriyeho, nawe Imana ikomeze umwakire. mwakire. Hari benshi twagiye tubura, ariko twe turacyahari, iminsi ko hari ibyo tugikeneye gukora kuri ino si, mpamvu nyine umuntu atagomba gufata ubuzima for granted. Nimba ufite inshuti, uyibwire ko uri umunyamugisha kuba uyifite. Nimba ari ibyiza ikora, uyibwire ko ari ibyiza ikora. So nawe bikaba ariyo mpamvu uri hano. So rero Emery rero ni muntu ki? Emery ni umuntu usanzwe, ukunda abantu muri rusange, utuje, utagira amagambo menshi, ariko nkamushotora akavuga. uko meze, iyo muhe n'umuntu uvuga nawe ndavuga, ariko nahura n'umuntu nawe utavuga, noneho bigahita bihumira ku muntu ari kabisa, ugasanga amagambo abaye makenya. Ariko ujya wibuka ukuntu twamenyanye? Ndabyibuka. nk'uku nguku turi kwiganirira kuri telefone kuri telefone twiganirira, kuko ndagira ngo nugira ngo tubonane harashize n'igihe kinini tuvugana tutari twamenyana. Abantu mukunda kwitaba telefone z'abandi atari mwe wahamagaye, turabasuhuje. Ndibuka igihe wakundaga guhamagara, ngasanga ari njye witabye. Umunsi umwe nihamagariye umuntu, nuko ati halo, ariko rero wari ufite n'ijwi ryiza, abantu bari single muze hano, muze mwumve. Uriya se nibyo? Bazambwira, mfite abakobwa benshi bari single, kandi why her, why him, why single, beg, kandi reka twikomereze.
ariko nyine ni ukuri wa mugani ukuntu abantu bamenyana biratangaje ukuntu umuntu agenda akaba biratangaje inshuti kweli. n'umuntu mukagenda mukaba inshuti bikarenga ubucuti Yego. ya imyaka ikarenga mutana nkanjye nawe sinavuze ko duherukana ryari 2011 twarabonanye nza mu Rwanda Ishobora 2015 uzi igihe duherukanira? nza mu Rwanda bwa mbere. Yego. Ariko kubera ukuntu umuntu aba avugana n'undi wumva muherukana vuba kweri. Yego. Icyo gihe ntabwo nakibukaga. Yewe njye nabyibukaga. Bantu rero mudukurikiye turagenda tuganira. None se mana yanjye turakomeza. Emery ni umuntu utuje, ni umuntu uvuga amagambo makeya, abantu bakumenye gutya abakuzi bakumenye gutya izina ryawe mbega umuntu akumvishe yakumva iki yumvishe Emery mvuye kure njye nkwita yoyo. Yo. ubundi kuri telefone iyo twamagaranaga umwe avuga ngo yoyo, bakavuga yo, na n'ubu ngubu bakavuga telefone yo. yanjye handitsemo yoyo. Ubwo rero umuntu yumvise izina Emery Mvuyekure aba arizi, aho rigaruka mu matwi akenshi ni mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Kuri radiyo cyangwa kuri kuri radiyo, televiziyo. kuri televiziyo. Nzwi nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru, ndi umugorikipa wakinnye amakipe atandukanye yo mu Rwanda, hanze yo mu Rwanda nakinnye muri Kenya gusa. Muri Kenya gusa ahantu hose wagendaga wabaga ugiye gukinira ndavuga aho nagendaga ngiye gukina nkagaruka, ariko wenda aho nagiye wenda ubundi buzima bundi nabaye igihe kinini, ntabwo ko atari igihe gitonya, ni igihe kinini. So muri Kenya uri gukinira iki? Tusker, nandi muri Tusker FC. Ese Tusker ni ntuza, njyewe nabonaga Tusker nkagira ngo ni inzoga. Yego, ni inzoga. Ni uruganda rw'inzoga rukomeye muri Kenya. nibo bakora izi nzoga zose za Tusker ubona muri East Africa. Kandi ubwo ukanabakinira utanazinywa cyangwa wazisubiyeho ko hari igihe wigeze kuva ku nzoga? N'ubu ngubu ntabwo nziriho kubera ko ndwaye, ariko nsomaho gake, ndagerageza nkasoma gake, ntabwo kubera n'akazi umuntu akora ntabwo abishaka ngo unywe cyane. Wagira wakotora wahita wicara wahita ujya ku mwanya wa simbo. Kandi ikindi buriya iyo utari mu gihugu cyawe nka gutya uba waravuye mu Rwanda ukajya gukina hanze, bishaka uhore uri hejuru y'umwenegihugu. I know, kuko waje guhaha. barakuzanye rero kuko barakanakwishyura menshi kuko uri umunyamahanga. uri umunyamahanga. Rero iyo usubiye hasi gato gusa ubwo urumva ntabwo muba mugikoranye. Rero urumva ibintu byo kuvuga ngo inzoga iki n'abakobwa inzoga, abakobwa biragendana, inzoga n'umukobwa biragenda. Yego. Ubwo rero urumva rero bisaba discipline. Mu Rwanda barabakingiranaga kugira ngo utibunza hanze. Noneho ahantu bitandukaniye, abakinnyi bo mu Rwanda kenshi ntibajya bamenya kwikontorora. Niyo mpamvu usangaga dushobora nko kumara nko muri lokale nk'icyumweru cyose cyangwa ibyumweru bibiri mu bantu hamwe mutavuga ngo murasohoka. Kuko baba bazi gusa tuba barekuye mukajya hanze gato, mwagaruka mwabaye abandi babayoberwa utabasha no kwirukanka uri guhumekera hejuru. Kwirukanka wakari amateka kabisa. Ni hatari ibyiza by'abagore, hari n'ibibi byabyo. ariko kinabonye ubuzima tubayemo, burya iyo ukoze ikintu ugakabya kiba kibi. Ikintu cyose ukabya kireba kibi. Uzanarebe niyo uriye cyane urababara, ntushobora no gusinzira. Niyo uriye cyane ntabwo ushobora no gusinzira. Burya buri kintu cyose ugomba kuba mu rugero. Nibyo harya ngo munywe rese, niko numvise no mu Rwanda. Mu Rwanda bakanavuga ngo abantu banywe rese. Ibintu byose ni ukudakabya fremu.
none se kudakabya ni ukunywa lesi ni ukunywa gake gake. kabisa. Okay, urugendo rwawe rero, ariko usibye ko ahangaha ho nanjye ntago mpazi, ntago twigeze tuganira ku bintu by'intuza bya siporo cyangwa ubuzima bwawe bundi undi muntu yakwibaza nk'umuntu ukuze nka Emily. Njyewe twaganiraga nka yoyo ariko tukaganira biri na deep, inshuti, relationship, yeah. Yeah, ariko ntabwo twigeze tujya ngo tujye tuvuga ku bintu bya siporo n'iki. Yeah. Utangira tuvuge wenda nk'umuntu ushaka kumenya Emery watangiye nk'umupira ryari, biri bumfashe kuza no kugera aho nshaka kugera. Wiyumvishemo nk'umupira cyangwa watangiye umupira kabisa ukavuga ati kugira ngo ugere ku rwego ya uriho wavuga waratangiye nka ryari? ubundi nyine natangiye umupira nkiri muri primaire, nkiri muto, nkiga nko mu wa kane primaire. Ubundi nibwo natangiye kumenya yuko mfite impano yo gukina umupira w'amaguru. Nta bantu babikubwiraga pe? Oya, nko muri ni abantu nyine famiye kwa kundi, bakakubwira? nabo ni kwa kundi nyine uba uri mu muhanda ukina n'abandi. Ariko abenshi ngira ngo mu gihe cyanjye bize Sainte Famille urahazi? Ndahazi ntabwo yibuka. hariya rero abantu bahize baranzi cyane muri primaire. siko nta nzi ko wize Sainte Famille, none se mwagiye kuba mu rugo hariya gute? Nyakabanda cyangwa Nyakabanda? hariya mu Nyakabanda mbo twabanje kwanza tuba mu Kiyovu cy'abakene, niho nigaga Sainte Famille. noneho mama twe twaraje inangaha, mama agomba ko asubira i Burundi. twari twaraje mu Rwanda kubera bya bibazo by'i Burundi nyine, urusaku iki. Papa aravuga ati twe tugiye mu Rwanda kugira ngo ganze kwanza akavuyo kabanze gashire i Burundi. Ubwo dushikira mu Kiyovu. Dushikiye mu Kiyovu biba ngombwa ko mama asubira i Burundi. Ubwo nashaka kubwira uburyo twagiye mu Nyakabanda. Ubwo mama asubiye i Burundi, ubu urumva nyine asigaye nangaha, nyiranze gusubirayo kubera nyine nari natangiye gukina. Kandi mu Nyakabanda rero naje kugira ekipe dukorera muri Camp Kigali. Ubwo rero kuva muri Camp Kigali ujya mu Kiyovu mbona ari kure, mpita nkodesha mu Nyakabanda rero. None no famiye yose ubwo bahise basigara usibye mama? Oya nyine mama bahise ajya i Burundi, noneho nyuma papa apfuye biba ngombwa ko mama agaruka rero tukabana rero. Kandi mwari muri na batoya. Urabizi nakuriye amafamiye, papa ari Umurundi, mama ari Umunyarwanda, hazamo nyine kakantu kuvuga kweri ko Umurundi yashatse Umunyarwanda, batumva mama nyine. Yego. Urumva nyuma haje kuza utubazo bituma rero mama agaruka rero papa amaze gupfa. Nta kintu cyari kumujyanayo. Yego. Nta kintu cyari kumujyanayo. Rero nari mubwiye rero uburyo nageze mu Nyakabanda, ubwo sinakubwira uburyo natangiye kwibonamo impano yo gukina. Urugendo. Ubundi nakinaga bisanzwe mu muhanda nyine n'abandi bana. Ugakinira n'ikigo? Ubwo wakiniraga na Sainte Famille? Ndashaka kubwira uburyo natangiye gukinira ikipe y'ikigo. Ubwo ngeze mu wa kane primaire, ndabyibuka hari samedi ndimo ndiga iyobokamana bimwe nyine kugira ngo ubatizwe, urabona ko bajya kwiga iyobokamana samedi. Kandi bari abagatolika nabo? Yego natwe twari abakatolika. Urumva nicaye ndi kwiga iyobokamana, mbona kumbe
ikipe y'ikigo irimo irakina, Mhm. ngiye kubona mbona haje animateri atemera ari hehe. Mhm. Nigira ndimo ndiga iyobokamana, Mhm. baba baransohoye mu ishuri ati ngwino ukine, twabuze umuzamu ukina kandi batubwiye ngo ujye ukina mu izamu. Mhm. ubwo urumva rero umwana wiga mu wa kane ukuntu nanganaga, ukuntu nareshyaga. hari n'abasiziyeme bakinira ekipe y'ikigo. Mm. ubwo bampa imyenda bampaye yari minini urakuruta itanankwira. ndi kukuba kandi ubwo nabwo wari unanutse ndi kuko niba nari nanutse noneho n'amazamu nari ndimo ukuye kumbonamo gusa mpagazemo byari bisekeje. naba n'ubu ngubu uri muremure upfa gufata naba hejuru n'ubu ngubu ndi muremure nibuze nubwo nanutse ko ndi muremure. ariko wariyongereyeho hari akabiri kashe gake. buriya sera imyaka ingahe ni ishize hari gato akabiri kashe gake. ni gato. urumva ubwo umuzamu warimo urakina bari bamutsinze, yari amaze gutsindwa ibitego 3 Mhm. ahita yivumbura avamo, mba burundu ujyamo. rero biba ngombwa ko ari njyewe ujyamo. n'ubundi yari yare yari batsinzwe yari ariko none ntibabatsinze twatsinze. nk'abadahari. ariko ngezemo nafashe imipira. arukura imana ivuga ati reka umwana wanjye musure tu. Mm. nafashe imipira uwo ibaza ibintu ntajya nibagirwa. ariko nderega n'igihe ntabwo ushobora gishize kwibagirwa ikintu kigufitiye akamaro cyakugiriye akamaro mu buzima, se wakibagirwa gute? Mm? nafashe imipira. icyo gihe twari dufite directrice Mm. aravuga uyu mwana yari ari hehe ubundi, iyo Mm. bari bamushiramo kuva kare hose. kare kose nuko bana kuva icyo gihe kugeza ndangiza sixième wa wundi ubwo bahise bamukuramo birarangira. byahise birangira. ntabwo kuva icyo yakugiriye gihe umuhari cyangwa yahise arangiza ari mu bakuru. yari na mukuru kuko yarageze sixième gusa yahise ahava, yahise birangira. ahita ajya muri secondaire. rero nuko rero natangiye gukina, natangiye kwibonamo Imana. so ugiye segonderi. segonderi bize hehe? segonderi nize mu Ruhango ku Ndangaburezi. ku Ndangaburezi. so naho wagiye babizi ko ukina se cyangwa wagiyeyo? oya aho nagiye ngiye nk'umunyeshuri usanzwe nyine ngiye kujya gute kwiga. ngiye kwiga bisanzwe. noneho ngeze ku Ndangaburezi ho noneho ntabwo nakinaga football. basket. nakinye basket. basket bihindura ikimfasha ndarambuka mbaho na muremure. urumva mbaho muremure kabisa. ariko kuri mu bazamu barebare warabibonye ko abazamu benshi bakunda kuba ari bagufi cyangwa niko ari wowe? oya ahubwo njyaho bitandukaniye, njye ndi muremure ariko ndananutse. hari abandi baba ari bagufi ariko banabyibushye, ugasanga ari n'abarebare banabyibushye. wowe wa mugana uvuze basket, nta nubwo nari nzi ko wigeze ukina basket. bise bimekinga sense. narayikinnye ngeze mu Ruhango ku Ndangaburezi. yari yamfashije kurambuka abo nkaba muremure. wakinnye nk'imyaka ingahe? mu Ruhango nahize imyaka 2. ubwo iyo myaka 2 yose ubwo urumva iyo myaka 2 yose nakinye basket. noneho njya kuri ADB i Nyarutarama. ADB ndahibuka ari hafi ya MTN sibyo? utaragera kuri MTN neza, ni hafi na MTN neza. ibigo bizeho shaho mana yanjye. turabasuhuje abantu bize kuri ibi bigo, turababona saa 4 z'amanywa, saa 5 abandi bari mu ishuri muri kwikatisha kwa rubanda. nuko byari bimeze pe. nuko baramukije
mu ruhango kuko njye nize igice nize muri Mm, esapa nanjye narabyize we ako se ubu ngiyo ntabyiga mba naramenyanye n'abantu gute nize muri eh, esapage niga muri koleje so iyo navaga mm, nko mu rugo wenda waratashye abantu nabo mu ruhango babaga bikatisha mu muhanda eh. Ahubwo yeah. sinaguteye story ntabwo mm, naguteye story mm. urumva noneho njye nigaga mu ruhango haza ama interscolaire nkakinira igitwe Hehe urumva esapage noneho bigera igihe urumva bigera igihe dukina bakinira n'indangaburezi basket oya football football mhm none ibaze ntabwo nkinira ikigo cyanjye ariko ukajya ngiye gukina gukinira bose bari nkajya barakumenye gukina gute ni kwa kundi ufite abandi bashuti muba mukinana biga kuri ibyo Mhm. bigo bakavuga ati tuzi umwana uzi gukina reka tuzane kana kazadufasha iya indangaburezi bakundaga kuza no gukina igitwe cyane n'abana bahaye ramvoye bakazayo cyangwa bahavuye byose noneho ngiye ku kigo na ni directeur yaranzi basket mu bya basket nyine akundaga kumbona mhm kumbe aza kwirebera match mhm yako nambona umuntu ahagaze ku izamu yifashe mu mayunguyungu ariko uzuribuka ko natwe tuborana bwa mbere mwari mwakinanye na bari tuba tuvuye mwakinanye kuri ko stade iriya match ndayibuka nanayirebye nigaga muri noza kuri apasi kuri noneho apasi ya njyana n'abashuti twahuye match irangiye tuba tukinira Rayon Sport ngira ngo no mwe mwakinnye na AS Kigali ndabyibuka police na AS Kigali yego mutamwanganyije polisi na AS Kigali yego mutamwanganyije kabisa ndabyibutse yego ndabyutse i Nyamirambo bose huzuye udusitori eh twagenda dushimishije yawe urabivuze nyita nkwibuka ukuntu wabaga ukarakubona bose uriya ni inemeriti cyangwa ni oya impanga nta nubwo nta n'ijambo na rimwe yigeze amvugisha kuko ubwo urumva ku ndangaburezi babaga bakeneye umuzamu nari mpari urumva ariko ukajya ukabona uwari ukwiye kuwukinira arimo arakinira abandi ariko mbona yifashe mu mayunguyungu arimo arandeba iki cyana gifite ubwenge arandeba azunze umutwe yanamvugisha arangije aragenda reba lendi igihe cyaza kugushaka yabyukiye mu maklasi ari gushakisha emeshi tambwira ati ibyo bintu wabisobanura gute rero ni gute dutsindwa agiye kudutsindisha ebana yahise nanahava ntabwo akorera oya ahubwo bashatse kurega icyo kigo nyine bareze icyo kigo baragihana ngo babibye umukino oya aba ari amakosa gukinisha umunyeshuri utiga kuri icyo kigo ubwo bansabye nk'iminsi nk'ingahe nk'icyumweru kumva ndi igitwe mu ishuri ariko bigera aho ngaho byose ndabireka umwaka urangiye nibwo bahise bamfata kuri ADB ubwo kuri ADB nagiye nk'umuhashyi niko rero utangiye gukora ese barakwishyuraga cyangwa bakwishyuriraga ishuri oya bakwishyuriraga ishuri no muri kantine ukagenda bakubwira ati nturenze 500 muri kantine ukanywa amata igikombe cy'amata igikombe cy'amata n'amarindazi na bya birindazi binini ukagurira na sheri nimba umufite oya kuri ADB nta abakobwa bahabaga se ntabo bari basekeje kuri ADB abenshi bahiga wasangaga ari abahungu gusa nta by'abakobwa byabaga bihari
ariko byo nanjye umuntu mazi yari mushiki we twariganaga. Yeah. Mm. Nabonaga ari Mm. abahungu benshi kabisa. abakobwa bari bahari ariko abenshi abakobwa wasangaga benshi bari muri troncome. Yeah, nibyo. ubwo rero niho nahise njya niho narangirije ewana nize ku bigo bibiri gusa, ADB Wow. no ku So ndangaburezi. wahagiye kuva 3e kugeza 6e? Yego None waje kujya kuko muri nuza ryari gukinira, wabanje gukinira nuza polisi cyangwa wabanje APR? oya nabanje buriya nabanje muri polisi. Polisi? nabanje muri polisi urumva, ariko ubwa mbere mbanza muri polisi yari ifite abazamu bakomeye, yari ifite abatanzaniya 2 urumva, ikagira n'undi munyarwanda umwe w'igisenyi yitwaga Martin. ubwo urumva njye bamfataga nk'umwana kuko no kumpemba bamembaga 20,000 Imagine. urumva. Ariko bamembaga mwari 20,000 mukiri bato, imagine iyo 20,000 nk'aka kanya wayakoresha iki? Kuri ntacyo umukobwa wawe yakubwira ngo tujye muri photoshoot ukishyura 30. reka ngutere story kwanza. iyo se bayaduhemberaga hehe? bayaduhemberaga muri niyo bar urayizi? Niyo bare kari akabari? reba hano kuri brigade i Nyamirambo Ya ndahazi. hari akabari kari inyuma gutyo ukuntu. Ya ndahibuka kabisa. None se ubwo urayibuka? watanga mutayamaze? umva se nkubwire umusharange wa mbere uko byagenze. ubwo abantu bakuru muri ekipe baravuze ati reka tumushahara wa mbere ewana abantu barawunywera peti ngwino hano batugurire byeri. nanjye rero kuko nabatinyaga nabonaga ari abantu bakuru njya kubagurira. uzi naratanye angahe? natanye ari 6,000 kandi mama umwe yari muri bo yaraje nabuze. Kigali ngo akubaze oya yarataraza. yarataraza. mama usko mama yaje papa apfuye 2012 2013 papa yapfuye 2013. yapfuye naraje. uzi ko cya gihe mama yabaga yaje kubasura. Wow. Yeah. yabaga aje kudusura akaba iminsi ingahe inanga ubundi akabona kugenda. noneho azaje noneho neza papa amaze gupfa. uzi ko wabaye papa w'abana kuva kera. Okay. tugiye kugera kuri ntuzi, ngiye kugera njyewe aho nishakira. umukobwa wagiye yavutse ryari? umukobwa wawe yavutse 2008. 2008 avuka uri kwiga hehe? uri mu ishuri ariko wari ukiri mu ishuri? yego nari ndi kuri ADB. kuri ADB urumva nari ndi kuri ADB kuko wavuka icyo gihe ego no gukina byari aho ngaho kabisa, byari bitaraza neza. na mama nawe ataraza. akiri i Burundi icyo gihe nabanaga na oncle wanjye. yamaze kuvuka rero kugira ngo uzabibwire oncle ewana biragoye kabisa, kandi unacumbitse mu rugo rw'abandi. kandi nacumbitse ubwo nyine mama we twabanaga mu rupango. mama we mwarabanaga kwa oncle? mu rupango rumwe mbese aho twari ducumbitse. urumva ubwo nuko namuteye inda nyine turabyara. ariko ewana nta kintu gihari
ni uko nyine bajya bavuga ngo burya iyo umwana aje akenshi ngo azana Imana hari imigisha igenda ishira mu hari indirimbo irekura nkunda ya yindi ngo iyo ya Sauti Sol nyine ngo azane umugati we n'isahane ye. n'isahani ye. Yeah. Sasa niko byagenze. Mhm. Nakoze amarorerwa nakoze. Kagira inkuru. Uzi guhamagara ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 17 ukitwarayo bataraguhamagaye. Yitwara Ni gusa ibintu bitabaho. ugiye gusaba akazi se? Ugiye gusaba Kuvuga ngo akazi? nawe kugira ngo ujye muri groupe nyine. Ubundi kugira ngo uhamagare ikipe y'igihugu ni abatoza bicara hasi bakareba mu ma ekipe bakareba abakinnyi bitwara neza. Bakagenda bakora ijonjora. Bakajonjora bakabahamagara rero ikaba groupe yahamagawe yatoranyijwe. Uwo urahamagara. Njyewe noneho njye ndihamagara. Urumva njye nta muntu wampamagaye naragiye tu aho bari gukorera imyitozo. Wari uhazi, of course wari uhazi. Nari mazi ni nkuko bavuga ati bagiye regional ariko icyo gihe bakoreraga Kacyiru. Urumva ndijyana. Ngezeyo mpita ninjira muri groupe barambaza ngo uri uwahehe, mbura n'ibisobanuro natanga. Uravuga ati banyita. Bose baraseka bati bino bintu umwana akoze ntabwo bibaho. Ariko buriya ni nk'Imana tuyantwayeyo. Urumva uca atambwira ibintu wakoze ntabwo bibaho, sibyo? Ngo ariko ntabwo wataha utitoje, wowe ijyamo ariko ntuzagaruke. Ijyamo ariko ntuzagaruke hano. Ibyo abantu bakora umuziki bashaka kubyumva ukajya muri studio ntawagutumiye nta n'amafaranga ufite. Nta mafaranga ufite ukavuga ati njye nje kuririmba tuje gukora indirimbo. Mpereza iriya mikoro urebe ukuntu nyita nkora, kandi koko uzi kuririmba bahita bagukoresha indirimbo kuko iyo wari kodinzi yita irya kurusha. ubwo nakoze imyitozo nyikora neza cyane, ariko umutwe wanjye yazamo ngo ntuzagaruke. Ndataha bitananabivamo ndavuga natsira bakankoza isoni bakambwira aho shigenda. Nta na telefone ugira? Icyo gihe se na telefone nagiraga. Bari kugukura he koko? Urumva bandatashye. Buriya rero iyo wateye inda inda itaragaragara nyine uba wumva ari ibintu biri aho ngaho biri simple, ariko iyo hatangiye kugaragara ukajya ubona umukobwa ukabona inda irabyimbye aho hati y'abana nta kintu na kimwe wari wagura icyo gihe amapampex nta nubwo yabagaho. None se abikubwira hano abantu sinzi ko bari nubwo twicishirizamo story zacu, ariko umuntu hari icyo yakwigiramo kubera ko nk'abatipe benshi cyane nkanjye ngewe papa ni agastori kanjye kaba gaciyemo, nkunda kuganiriza abantu ibintu by'ukuri byabayeho nkanatanga urugero kuri ngewe kuko sinavuga iby'abandi ntazi, ariko nkanjye papa story mama yambwiye ko papa yambonye mfite ibyumweru 2, yongeye kumbona afite imyaka 17. Urabizi story yanjye nje hano muri Amerika, so uri kumva kugira ngo atwite the whole time agere aho agira ibyumweru 2, ngira ibyumweru 2 ntabwo yari ari mu buzima wenda bwe, niko mbitekereza. Ariko hari ikintu yamubwiye wenda kitigeze kimushimisha ku buryo cyangwa yabonye ijambo yamubwiye akavuga warabyaye nyine, ukaba wakwakitinga nkaho utigeze wenda utera uwo mukobwa inda, bikamutera umujinya. Umuntu niwe twaryamanye ndamutwitiye ndabyaye, ukaba ntuzi nimba koko inda ari n'iyawe. So nkawe abikubwira wabyakiriye gute? Uri kwa onkle ntago wigeze upanika, kuko abantu benshi barapanika, ukaba uteye n'umukobwa gupanika. Rero buriya njya bimbwira numvaga ari nka blague.
yari afite imyaka ingahe we? ntago yari afite imyaka 16. Okay, nawe yari mutoya. Eh, Mm. noneho njyewe ntago nigeze mpanika be na gatonya kuko numvaga njye narirebaga amaso natera inda. Tuvuga ati ibyo se ni ibiki? Urumva? Umuntu uri navugaga kumbwira ngo umuntu nanjye azana baravuga ati umuntu ku isi. noneho nawe Mm. urumva nawe ibaze ko yabimenye ko atwite nyuma ifite amezi nk'abiri cyangwa 3. Tuba ari nk'atatu nawe yarakiri umwana nta n'ibyo yari azi ngo yatwise cyangwa ntabyo yari azi. Urumva kiriya gihe urabona nk'ubu ngubu muri iki gihe umwana w'imyaka 16 ubu ngubu baba ari umwana abashapu w'imyaka anafata 16 kiriya gihe n'utunini. muri iki gihe ni abashapu Ni abashapu nk'ibyo umwana abazi ibintu byose kurusha aba kiriya gihe. cyane cyane. Urumva rero we yatwise yari atwite ntiyanabimenye. none yarabimenyeye nanjye mu gihe abimbwiye numva ari nka blague ari kunzanaho to. Urumva nkajya mubwira ntaribi tuzarera noneho rimwe inda yagaragaye niho napanitse. Narapanitse. Urumva iwabo bantumaho iwabo baramubwira ngo ahamagare nyine umuntu wagize gute amuteye inda. Urumva aze nyine bavugane. Kumbi iwabo bari bafite gahunda y'uko umuntu yahagera bagahita bamufungisha. Ya Ariko umwana 16 kiriya gihe barakurangizaga. yego. Noneho urumva viyewe twari tuziranye nyine twabanaga mu rupangu. Njyayo ngezeyo nyine yagira ngo nyine naje kubasura bisanzwe twiterera story. Urumva abona umukobwa nk'uko arangije nawe utifitiye icyizere nawe nta cyizere yari agufitiye ko wamuterera umukobwa inda. ewana ntacyo Yeah. umukobwa ahita aza abwira papa we ati umuntu waneye inda n'uyu nguyu. Ibiganiro byose Papa we bihinduka. yahise ahinduka aravuga mana we none ko twari tugiye gufungisha wowe twagufungisha kweri basi ngo abana babyaye undi mwana. Urumva kuko we yatekerezaga ko ari umuntu mukuru. yatekereza ko ari umuntu mukuru amushutse. Urumva ubwo ahita ambwira ati ese Mary ko dutereye umwana inda uyu mwana bizagenda gute uramurongora se? Turamusuhuje. Urumva ndabwira wapi nta bushobozi mfite. None se umwana uzamurera? Ndambwira umwana nzamurera kabisa njye nzamwirerera. None se ukora iki? Ntacyo ndi umunyeshuri. Uzamureresha iki se? Ntago mbizi ko njye nzamurera tu nta wundi muntu uzanderera umwana. Ati okay ateka tugura urupapuro n'ikaramu ubyandike byose uvuge ko uzamurera ubyemeze donasi. Banzana urupapuro n'ikaramu ndabyandika. Aho ngaho rero nibwo natangiye kubona ko ibintu biri seriye. ntibamfunze kuko ndi mutoya ariko nyine hari commitment ibayeho yanjye nabo na mpita numva sekuru challenge w'umwana. mpita numva ko ngize inshingano noneho zindi zirenze uko nabitekerezaga. None se nibyo byatumye ujya witumira mu ntuza? nabonaga nayindi option mfite. narebaga nkabona umunyeshuri sibyo nta handi hantu nakura amafaranga. nta kandi karimo k'amaboko ufite ntako urumva nkabona nakura udufaranga ari aho ngaho muri iyo nasiyonari y'abatarengeje imyaka 17. nibwo nahise niyemeza kujyayo. ubwo rero na pressure y'umukobwa indigeze mu mezi 6 nta n'iranje n'imwe twari twagura. yari amaranje kiriya gihe. yari amaranje natwa dusashe twafataga iranje uratwibuka bafungira ku mpande.
n'ibigoma ibigoma ya urumva ndavuga utanazi mana n'icyo utwite ugomba kugura iya byose ni umukobwa cyangwa umuhungu. cyangwa umuhungu waravangaga amabara ataraza ngo ni umukara ngo ni ubururu ngo ni kare ibiki kare kare ibyo ngibyo se byari ibiki jawapi uragiye amaki bitera hejuru kandi cyamagaze wagize wowe umugisha wararebaga wajyaga ahantu ukakabona ukavuga ati kazamubera ukabura akamanuye ubwo urumva nararyamaga bukarinda bucya uri kureba ndi kureba papa se onkle nzamubwira ngo nateye inda koko azanyirukana ndaceceka noneho sinitwaye aho hantu uwo munsi navuga ngo ntabwo nzasubirayo nyine bankatiye urumva kumbe byose ni imigambi y'Imana urabona yagufunguriye inzira noneho ndataha sinasubirayo umunsi wa mbere wakoze connection se n'abashuti yakose nta telefone zabagaho reka ngo naratashye nyine nanjye mpita nicecekera excuse me urumva umunsi ukurikiyeho sinasubirayo sibyo undi munsi wa kabiri sinasubirayo noneho hari ahantu nakundaga kwicara ku muhanda nyine ku kabaraza natekereza nakicayeho saa sita ku zuba riri kunkubita kubera ibitekerezo aho hantu ujya uhaca se haracyahari nimba batarahasenye haracyahari ako kabuye ntabwo nakibagirwa wakajyanye umukobwa oya ntabwo ndakamushiraho ngo mbwire ati hano hantu niho nakuriragaho ibitekerezo urumva nicaye kuri ako kabuye hari saa saba z'amanywa urumva ubwo nari nicaye no mu ishuri nari nagiye kwiga numva biranze saa yine mpita nitahira bya bindi sinakubwiye ngo saa yine saa tanu mwavuga muri kwikatisha ewana kabisa ariko wicaraga mu ishuri ukumva utazi ibyo urimo ukumva utazi ibintu bari kwigisha ni ukuri ntabwo najyaga nsobanukirwa ririya shuri wagira ngo bigaga gongenike cyangwa ni kandida libre ewana umva ubundi wavuga se bano bantu bagira amasaha yo kwiga yagera bagataha abandi bakaza cyangwa ari kandida nuko wicaye ku kabarasi nicaye kari akabuye nicayeho ndavuga ko se ubundi ko bambwiye singaruke kweki ntasubiyeyo banyirukane ndavuga ubu ni ubugoryi reka ngende none banyirukane ubabwira uti nayo nje kureba uko mukina nibakwirukana none banyirukane noneho byeruye urumva kumbe nabwo ya misi ntagiyeyo ni Imana nk'aho ari Imana yambwiye ati yo yabyihoreye wijyayo uwo munsi njyayo ndahari uwo munsi njyayo nagezeyo nsanga staff iyo ekipe haje iyindi bazanye abandi urumva abari basanzwe bahari urumva abari basanzwe bahari barabahinduye noneho babahindura uwo munsi nyine wajeho uwo munsi najemo kuko iyo uza wamugana imbere yabo bari kukwirukana bari kunyirukana yego noneho ubwo abo bashyashya bari baje biba ngombwa ko bakomezanya n'abari bahari ubwo nanjye byitwa yuko ndi muri groupe nari mari bagiye muri groupe gutya none se abona bari bahari ntabwo bavuze turagarutse bro cyangwa ntabwo bigeze bumva Imana ikora Imana ifite inzira nyinshi nyinshi icishamo kabisa
hari ubuntu bw'Imana iyo wanabuza ku muntu ukibaza se nk'ubu ngubu koko ibi bintu bibaye ni ibiki? none se warahageze uhagera uri uwa mbere ndi kukureba wahageze uri uwa mbere mu gitondo Umva, oya twatangiraga saa munani sibyo? muri afternoon. ubwo urumva saa saba nahise mpaguruka ako kanya mpita njya Kacyiru, kandi Kacyiru twagendaga gute n'amaguru. Yego sha, ariko sha twari usa n'amaguru se, reba n'ukuntu twakataga, uribuka ya matara kuri fondote kuri fondote akiza uburyo twagakundaga agafondo, uzi ko buri gihe twakajyagaho ukabona wabaye icyuki ndabyibuka kabisa. kuri 40 none se no ruriya kuri rugendo 40 rusigaye runini ukongera ukazamuka ruguru tugaherekeranya ukongera ukagaruka ukongera ukagaruka. wari warakoze tize mbere, ahubwo ngewe ariko nanjye najyaga mva kuri epa n'amaguru nariye amafaranga y'itike niga muri primaire. ubundi abantu barayaryaga, baryagamo barafu, ubundi za modoka za Air Force nimba ari Air Force n'ibiki byaca ukabwira ati murampa lift cyangwa muyihore. niga ku ndangaburezi naryaga amafaranga y'itike, ariko imagine none aho ni kuri ukumva ko uzataha ute. Wumva se kugira ngo mbicikeho ukuntu byagenze narayaryaga noneho hari abapolisi, urabona abapolisi bo mu muhanda nyine ba traffic, mukagenda ukabwira mu rugo nta tike banyoherereje ndabasaba mushakire lift, rero bakagushakira amalift akakugeza i Kigali. na rimwe nahuye n'umupolisi nimba yari yaramutse nabi yanshakiye lift mu ikamyo, urabona izi kamyo za rukururana ayinshakira saa 10 za nimugoroba. Ibaze zino kamyo za rukururana zigenda gake kugera imizagera none tugeze Irunda urahazi? Irunda na Ruhara. twageze Irunda nka saa 2 za nijoro gutyo, shayi birapfuye. umukanishi wayikoze yaturutse i Muhanga. Ibaze gutekereza umukanishi uzava i Muhanga kuza kuyikora, akaza n'akamoto. Akamoto wapi? Yafashe taxi icyo gihe moto si icyo gihe yafataga yajyaga muri ariko hava koko ubu ngubu barabikora. ubu ngubu babikora, yafataga ka twegerane kandi kakahiyasi kakaza kamugezayo, kagenda gahagarara gashiramo abagenzi. Nageze mu rugo agiye kumva bumva umuntu saa 9 za nijoro arimo ararira arimo arakomanga ku rugi. Ego nageze mu rugo kuva icyo gihe ntabwo nongeye kurya itike. urumva uzi gutaha saa 9 za nijoro uvuye ku ishuri. icyo gihe nabonaga n'igiti ku muhanda ngahita avuga uyu ni umuntu none agiye kuntema. kubera yagishatse akoze. Ugeze kuri training. Ngeze kuri training, ubwo urumva ninjiye muri groupe, haje abatoza bashyashya, staff yose bari bashyashya. Ubwo urumva umuntu abantu bari kumvamo ni abakinnyi. Nibyo nanjye nibazaga. Urumva nta n'umukinnyi n'umwe yigeze avuga ati uyu muntu gutya na gutya na gutya na gutya wapi. Mba ninjiye muri groupe gutyo. Icyo gihe ba Pazo bari baratangiye kugira icyo gihe Pazo twari tutaramenyana. Niwe mutaramenyana kandi mwese mwari batoya. Ngubwo ndakubwira story yaho ukuntu nabyo ukuntu byagenze kugira ngo nongere mbure na Pazo. Pazo iyo ni under 17 yindi itandukanye niyo under 17 yindi nagiyemo. Ndakubwira uburyo byari bitandukanye.
none se ba Rukundo nabo bari bari mu yindi cyangwa yari atarava i Kibungo oya bava muri Rukundo Kabarondo? umva iyo njye nitwayemo ba Rukundo bari batarayizamo na Pazo Bose bari bakiri mu urumva njye mashuri. Mhm. naritwaye Mhm. no Bari kwinjirana ngo revo batarabafata. yanjye nanjye revo yanjye yari itaraba Mm. mbese nziza nk'iyo bifuzaga Okay. ni kwa kundi Imana ashaka kugira gute Kugenda kumfasha tu ufasha uwo mwana kugira ngo hatagira n'ikintu wari ufite intego, ntabwo wari uri gukorera wowe, wari uri gukorera umwana utazi uri mu nzira. yego Yeah. urumva Mm. Imana ubwo ngubwo staff ibaye nshyashya ninjira muri groupe gutyo noneho urebe n'uwo munsi bahita birukana Wow. twisanze turi abazamu batandatu urumva ubu bari bafite Birukana batanu abo bahita bafashe, birukana babiri uwizanye uwizanye baramusiga. dusigara turi bane Mhm. Mbega Imana urumva ikuyemo umuntu umwe ufite wenda Eh, n'ubushobozi ati reka nishyiriyemo umwana eh, wanjye. eh, Mhm. kuko Mhm. ubwo bukeye bwaho twahise tugira gute twahise tujya muri lokale hano ari ni ku Kabusunzu iwacu Ni na hafi yo mu rugo cyangwa ari eh, mutaraza, oya wari icyo gihe utaraza? nabaga mu Kiyovu Okay. twabaga mu Muri mu Kiyovu na Kirundi. onkle Okay. eh, Mm. na onkle ubwo nibwo ndataha nishimye cyane Babakuyemo urasigara. ubwo umukobwa ubwo nyine bakuyemo bane Mhm. bakuyemo babiri Babiri. Mhm. ndasigara tuga ibi ni ibiki koko Barababwiye ngo ejo muzagaruke. ejo Mhm. muzagaruke muzanye n'ibintu n'ibikoresho byanyu tuzahita Mhm. tujya kuba ku Kabusunzu ubwo Kandi twagombaga nta gukina nanjye mafaranga ufite. ntayo usibye ko ubwo Mhm. ngubwo aho ngaho ntayo uba ukeneye kuba aho mugiye kuba Mm. ntacyo ukenera barabagaburira buri kimwe cyose barakibakorera ubwo urumva nta Mm. mafaranga nari nkeneye byo kuvuga ngo biki icyo gihe Mm. nta telefone twagiraga ngo wenda ngo turagura amayinite wapi Ah, ubwo ndagiye onkle ndayamubwiye umukobwa ndamushaka sinamubona urumva Yeah. ubwo ngenda umukobwa tutabonanye Mhm. U- ubwo twagombaga gukina na Somalia Mhm. niyo match twateguraga twayikuramo tukazakina na Nigeria Mhm. urumva Yeah. ubwo ngubwo umukobwa barambuze abibaho baratangira bavuga ati yarakwebye iki amagambo aba menshi cyane kabisa Mhm. urumva Ariko ngo onkle we yari azi iyo wagiye. onkle yari azi iyo nagiye ariko ntabwo yari abizi ko nateye inda Nta kintu wamubwiye. nari narabimuhishe Mm. urumva Mm. ubwo muri Somalia hari intambara biba ngombwa ko tutazajyayo bavuga ko tugomba gukina match imwe hano izatsinda Mhm. ikaba ari izakomeza ubwo urumva match y'ahangaha nta kintu kiba kirimo nyine no gukinira ubuntu ubwo Mm. muri match byasabaga abandi bazamu babiri abandi babiri akagira gute bakavamo Mm. uri kubyumva Yeah. ubwo biba ngombwa ko nsigaramo njyewe na Bakame ariko Bakame ari we ukina yewe Mhm. musimbura nyine ndi Mm. umusimbura we We ntacyo bikubwiye as long as njye bari ndavuga bumve. nta kibazo gusa njye nzibonera amafaranga Yeah, uri kuri urumva target amezi ari kugenda yiyongera. ego nakubwiye ngo bigeze mu mezi arindwi Yeah. sibyo Mm. bigeze mu mezi arindwi naniranje ubwo baranambuze bavuga ati ngo yarakwebye yarahunze Mm. urumva Mm. ewana ngize gute Somalia tukinye nayo kuko twakiniye hano nta mafaranga baduhaye Mm. ibaze gutaha umuntu ntabwo bamubonaga Mhm. baramubonye noneho baravuga ati kuva aje ubu ngubu azanye amafaranga Ugarutse nta mafaranga.
ewana n'atanu kabisa. Ya, nta ya, ya. n'isabune ya tembo nagura, tembo yaguraga 100. Ya, 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 ya. ndavuga ko ibino bintu nabigiriyemo iki, kuko ubu ngubu aribyo binyongereye ikibazo. ariko ntacyo, dutsinda Somalia urumva, nyuma y'iminsi 3 dusubirayo. dusubiyeyo biba ngombwa ko tujya gukina muri Nigeria rero. ubwo rero kuva kujya muri Nigeria ubwo urumva ko agafaranga kari kabonetse. aho nta kuntu bari kubarekura nta kintu babahaye. ubwo turi oya, mu buhe mwaka suko? ndetse nko mu kwa karindwi, nko mu kwa karindwi. nko muri Samoya. yego yego, ndumva ari nko mu kwa karindwi gutyo. oya, nko mu kwa 10. kuko umukobwa yavutse muri Desambre, yahise avuka muri Desambre. yego, urumva. ubwo tuhita tujya muri Nigeria, baduha amadolari angahe? baduha amadolari 500. urasaze. ubwo baratubwiye ati, ukuntu batubwiye, ubwo baratubwiye ngo muri Nigeria bariba, mucunge amafaranga yanyu. uravuga ati ndayambarira hahandi kure. umva uravuga kwizirika ku kintu. yarayizirikagaho. ariko ubwo ngubwo sinakubwiye nyuma mu myitozo ko twakoraga. ubwo twakoraga imyitozo najya kuryama, nararyamaga ari izi impande zo kubera kugwa, ewana na baro yajyaga hanze kure cyane. nagombaga kwerekana effort ko nagerageje nkituragura hasi kabisa kugira ngo banyemere. urumva kuryama, urumva kuryama ntabwo naryamiraga imbavu. kugaramye cyangwa ubitse? ni ukugarama cyangwa ubitse inda. ariko nyine birangira Imana ifashije baramfata. ubwo tujya muri Nigeria baduhaye amadolari 500. sibyo? na bombo, izi bombo y'atanu ntayo wari kugura. reka kandi ntabwo mu bantu bose mwari muri kumwe nta muntu n'umwe wigeze ubwira bakuvemo. wari kuri misiyo, wari kuri noneho muri cya gihe bavuga ati ngo wateye inda, utavuga ati uyu nguyu se gute se? ntabwo bishoboka. umva interineti yacu yari ipfuye. ariko ubundi ko twujuje agasaha, uwabarekerera ahangaha batazaturambirwa bakabanza bakagira amatsiko, tukazazana pati 2 uvuye muri Nigeria, ko nanjye numva nshaka kuyumva. urabyumva gute? nabyo nta kibazo ko mari. ukuri kuko ni byinshi dukeneye. ngira ngo noneho ubwo aho history aho izaba igeze nibwo izaba iryoshye, kuko sinzi kabisa ko nanjye ari igihe mba numva nanjye kuyivuga bishimishije. I know, no kubona ahantu ageze, kuko hari challenges nyinshi wagiye unyuramo, n'uburyo waje gutahana amafaranga akaba ageze tuzababwira n'imyaka ye, ntabwo nayibabwira aka kanya. reka tubahe part 1, ubundi gushaka nko muri no minsi tuzaza kubivuganaho mu gikari. ariko vraiment ndishimye, kandi mushobora kwibaza se aba bantu kuki yatumiye umukinnyi? nibyo Fidel mwavuganye wamwumvishe, mboze si ubwo umukinnyi si ubwo yatubwira iki? uri kumva? ariko ikintu nkunda kubwira buri muntu wese, nibyo nirirwa mbwira abantu nkavuga, buri muntu wese agira story ye, kandi story yawe iri unique. kandi kugira uwo uri we ntabwo uvuka ngo wisange uri umusitari. buri wese aba afite challenges waciye. abasitari bose mubona baba baragiye bahera kuri 0 bakagera ku 100. nta muntu uhera kuri 5. twese duhera kuri step ya mbere tukagera ku 10. nk'iki kiganiro ushobora kuzagira utyo ukabona
kirebwe n'abantu bakeya umunsi umwe kikazagenda kikazamuka cyangwa iki akaba ari cyo bikundira, niko yego isi tubamo buri munsi tugenza. yego Ariko utanga message, hari umuntu uba uri guca muri situation nk'iyawe, washakaga gusiga umukobwa kubera ko yamuteye inda ari kwa onkle cyangwa ari no kwibana nawe life imugoye, ariko yego yego yakumva story yawe ikamupushinga. Ntitukagire yego n'isoni zo bavuga ngo iki, ngo believe in yourself, nyine kwizera kwizera wowe, kwizera wowe ubwawe ukumva ko ushoboye, kuko iyo udafata icyemezo cyo kuvuga ngo ugende hariya ugende batanaguhamagaye, ntabwo aka kanya uba uri mvuye kure tuzi. kuko ni naho urugendo rwanjye rwatangiriye, niho rwatangiriye kuri uriya mwana. So aho kugira ngo ubwire umukobwa agenda ukuremo inda, cyangwa se njye wayiguteye cyangwa nakubwiye ntuzatwite, wamusapotinga mukagerageza umwana uko byagenda kose. Hari igihe byakunda, hari n'igihe bishobora kudakunda. So pati 2 turayizeye ko izaza kandi izaba iryoshye. Nzakwibutsa ntugire ngo uzabyibagirwa, kandi nawe ntabwo wakwibagirwa aho tugeze. nta kibazo, ntabwo nakwibagirwa, ndacyabyibuka, ntabwo wayibagirwa. So mwakoze ndacyayibuka kabisa. kudukurikira. Wayiha nkushimira cyane Emily Yoyo, uri umuntu rwose w'agaciro. Imyaka tumaranye ni myinshi, ni myinshi. Nanjye ndi proud kubona umubyeyi ugenda uri we, uburyo urugendo rwose warubayemo. Kandi uriya mukobwa ndabizi ko ari proud. So thank you. Reka nkure ko unaryamye, uryame wanyiburije. Turaza kongera dupange kabisa, dukore part 2. Kandi wakoze cyane, ugira ijoro ryiza. Nanjye kanjye kureba bariya bahungu. Ndagushimiye cyane. Mwakoze namwe kumpa umwanya. Thank you so much. Sawa.